Muraho neza bakunzi b'ibiganiro byo kuri RN Agape Official. Ndabasuje cyane aho muherereye mu nce z'igihugu zitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, tutibagiwe n'abadiaspora. Nk'uko bisanzwe rero ni Ashimwe Gitara Agape Console. Uyu munsi tugiye kuganira ku gice cya kabiri tuvuga ku buryo bwo kuboneza urubyaro. Uyu munsi tugiye kuganira mbese kuboneza urubyaro ukoresheje urushinge birashoboka? Yego birashoboka. Uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje urushinge ni uburyo bukoreshwa cyane cyane kwa muganga, kuko umuntu we ku giti cye ntabwo ari uburyo yapfa kubona mu buryo bworoshye. Ni uburyo bakoresha mu buryo bwo kuboneza urubyaro baguteye urushinge mu kaboko. Muri make ni uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje urushinge, banyuza umuti mu kugutera urushinge. Uburyo rero bugira amoko abiri. Ubwoko bwa mbere babwita Depo-Provera, ubwa kabiri ni Cyana-Press. Aya moko uko ari abiri agira aho atandukanira cyangwa se akaba yanakora mu buryo butandukanye. Depo-Provera ikoreshwa mu gihe cy'amezi 3, ni urushinge uterwa rimwe mu mezi 3. Cyana-Press nayo ni uburyo bukoreshwa rimwe mu mezi 3, ariko imikorere yayo iratandukanye. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko Cyana-Press iyo muganga ashobora kukwigisha ukaba wabasha kuyitera, cyane cyane urugero nko ku barwayi ba diyabete bigishwa uburyo bashobora kwiteramo zino nshinge za diyabete. Iyi Cyana-Press rero nayo ntabwo igombera kujya kwa muganga, ushobora kuvugana na muganga wawe akaba yakwigisha uburyo ki wayiteramo. Ariko Depo-Provera yo ntabwo bishoboka, bisaba kujya kwa muganga bakayigutera. Ndetse ahandi hantu zitandukanira ni uko kantite yazo cyangwa se ingano yazo ntabwo ziba zingana. Wakibaza ibyiza byo gukoresha ino Cyana-Press cyangwa se iyi Depo-Provera. Ibyiza byayo ni uko ikoreshwa mu gihe kirekire, ntabwo bisaba gufata, ntabwo ari ibintu bya buri munsi. Si kimwe nka bya binini twabonye umuntu afata buri munsi. Twabonye ko ibinini umuntu abifata buri munsi agendeye kuri kondisiyo ya muganga cyangwa se ku mabwiriza ya muganga. Iyi Cyana-Press cyangwa se Depo-Provera izo ziterwa, uterwa rimwe mu mezi 3, kuko zigira acting cyangwa se zikora mu gihe kirekire. Uburyo zifashamo rero n'uburyo zikora mu mubiri w'umugore, zikora mu buryo, reka turebere hamwe buno buryo bwo kuboneza urubyaro bukoramo. Uburyo bwa mbere ni uko ibuza intangangore gukura, bigatuma umugore adashobora kugira igihe cya ovulation cyangwa se igihe cy'uburumbuke ku buryo ashobora kuba yasama. Ni ukuvuga ngo muri make ibuza intangangore gukura. Uburyo bwa kabiri ikoramo, hari uburyo ikoramo ikagenda igakora ikintu kimeze nk'igikuta ku munwa w'inkondo y'umura, ku buryo icyo gikuta kiba gikomeye, ku buryo intangangabo ishobora kuza ikongera igasubirayo itabonye aho inyura. Uburyo bwa gatatu, iragenda mu gitsina cy'umugore igakora mucus iremereye ifite acide iri hejuru, ku buryo intangangabo iyo igeze muri izo mucus cyangwa se urwo rurenda, kubera ko ruba rufite acide yo ku rwego rwo hejuru, ni ubudahangarwa mbese bw'umubiri igenda igakora, ku buryo intangangabo iyo ije ntabwo ishobora gukomeza ngo yinjire ijye gukora fertilization cyangwa se ijye guhura n'intangangore. Hari ingaruka rero zigiye zitandukanye zishobora kukubaho mu gihe wakoresheje zino Depo-Provera ndetse na Cyana-Press. Ingaruka ya mbere, ushobora kugira umutwe ukabije. Kabiri, ushobora ku muntu cyane cyane ufite umuvuduko w'amaraso, ushobora kuyikoresha ukabona umuvuduko w'amaraso wazamutse, biterwa n'uwo ari we.
ushobora guhorana umunaniro, ukajya uhorana umunaniro ndetse rimwe na rimwe ukaba wakikeka ko ushobora no kuba utwite, ukumva uhora ufite umunaniro utameze neza. Mbese iyi Sayana Plus ni Depo-Provera noneho cyane cyane ikunda kugira ingaruka yo kurwara umugongo ku bagore bayikoresha. Ibyiza by'iyi Depo-Provera rero ndetse na Sayana Plus, ibyiza byayo ni uko icya mbere ubushakashatsi bwagaragaje ko ishobora kurinda umugore gusama ku kigero cya 99%. Ni ukuvuga ngo 1% nibo bashobora gusamira ku iyi Sayana Plus cyangwa se Depo-Provera. Gusa hari ingaruka mbi itari nziza iyi Depo-Provera ijya igira ku bantu bayikoresha. Ubushakashatsi bugaragaza ko ku muntu wayikoresheje mu gihe arekeye kuyikoresha ashobora kugarura uburumbuke bwiwe cyangwa se serikire yiwe ukwezi k'umugore gushobora gusubira ku murongo byibuze hagati y'amezi 6 n'amezi 12. Ibyo ngibyo rero bisaba nk'umugore kubyihanganira, bisaba gukomera ukirinda stress, kuko ushobora no kujya wikanga ko wasamye cyangwa se ukagira grossesse cyangwa se ukajya mu mutwe wawe ukageramo ikintu cy'uko utwite kandi udatwite, bikaba byagutera n'ihungabanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero inama natanga nka muganga ni uko ku muntu ubyaye bwa mbere cyangwa se n'urugero ku muntu wumva agikeneye kubyara, ntabwo namugira inama yo gukoresha iyi Depo-Provera cyangwa se Sayana Plus. Ushobora kureba ubundi buryo bukunogeye bwiza kuri wowe ariko udakoresheje Depo-Provera, kuko uriya ntera twavuze iri hagati y'amezi 6 kugera 12. Ni ukuvuga ngo iriya depo iragenda nyine ifite ubudahangarwa bwo kugenda ikidepa mu mubiri, ikaba umusemburo wayo ukaba wamara igihe kinini ukiri mu mubiri wawe utarabasha kongera gusama. Nkuko tubizi abagore benshi barekera kuboneza urubyaro bakeneye gusama. Icya kabiri, nkuko nagiye mbibabwira na n'ubwo ndacyabivuga, ntago kuboneza urubyaro ari iby'umugore gusa, ni iby'umugore n'umugabo, kuko umugabo ashobora kubwira umugore kureka kuboneza urubyaro kuko yumva yifuza kuba ko umugore yakongera akabyara undi mwana. Ni byiza rero ko mu gihe mugiye kuboneza urubyaro ari ibintu mwumvikanyeho kugira ngo n'izindi ngaruka zose zishobora kubaho mubasha kuzirengera mwese. Icya kabiri, nubwo tuvuze ngo si byiza kuba umuntu ushaka ugikeneye kubyara yakoresha ubu buryo, ntabwo bivuze ko abantu bagira imibiri imwe. Imibiri yacu iratandukanye ndetse n'imisemburo yacu iba ku kigero gitandukanye. Njyewe nshobora kuyikoresha nkaba namara icyo gihe cyose nshaka kubyara ariko byaranze. Kimwe nuko hari n'ushobora kuyikoresha akaba yayisamiraho. Kimwe nuko hari n'ushobora kuyikoresha yaba akihagarika akaba yasama. Biterwa rero n'imihindagurikire y'umubiri w'umuntu, biterwa n'imisemburo y'umubiri w'umuntu. Ikiganiro cyacu rero nahangaha tugihiniye, twareberaga hamwe mu buryo bwo gukoresha urushinge ndetse n'ingaruka. Ubundi usanga ingaruka ku bijyanye no kuboneza urubyaro, ingaruka bitera ari zigiye zihuriweho hafi ya zose, ntabwo zihabanye cyane, ndetse n'ibyiza byazo ubusanga ari bimwe, kuko icya mbere umuntu aboneza urubyaro kugira ngo ashyire intera hagati y'umwana n'undi kugira ngo ndabashe gukura. Rero ikiganiro cyacu nahangaha tugiheneye, nahangaha tugisoreje. Ugize ikibazo wakandika muri comment twagusubiza, cyangwa se ukatwandikira kuri nimero turi bushyire hasi muri description, kugira ngo ukeneye ikibazo inbox atagiye ku kiganiro cyangwa se kuri comment yatwandikira tukaba twamuha ubufasha butandukanye. Nimba ari ubwa mbere bigeze hano kuri iyi channel, ntugende udakoze subscribe nyabona, ko tugiye kujya tubagezaho ibiganiro byiza byerekeye ubuzima. Mbese twaje gukuraho urujijo. Hari igihe abantu bajyaga ujya kwa muganga kubera ko muganga adafite umwanya wo kwicara ngo muganire byimbitse,
hakaba hari byinshi ugenda udasobanukiwe, ariko ahangaha twaje gukuraho urwo rujijo. Ntugende nyabuntu udasobanukiwe. Nimba hari ikibazo ufite, jya muri comment ugisobanuze, cyangwa utwandikiye kuri WhatsApp kuri iyo nimero turi bushyireho udusobanuze. Ibiganiro rero byacu nakagaruka kuri RN Agape Official. Ciao ciao.